Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze muri myanya y'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana y'urukundo, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Twemerere ufungure imitima yacu kubera nk'umurima mwiza ugiye kubibamo, kandi dusohoze ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se titre y'uko abana b'Imana by'ukuri. Ku munsi wa mbere twarebeye hamwe uburyo abamwizeye bose, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ijambo twari dusomye riri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere, avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ikintu cya mbere twabanje kureba ni uko kuba umwana w'Imana tubiheshwa no kwemera kwakira Yesu Kristo hanyuma ukamwizera. Ku munsi wa kabiri rero twasomye riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa mbere, havuga ngo nimurebe urukundo rukomeye ngo rwatumye twitwa data twese dukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Twabonye ko kuba turi abana b'Imana ni ibintu bituruka mu rukundo rukomeye. Twibukiranyije yuko Imana itashimye ko twitwa abana bayo binyuze mu buryo bwo kutwibaruzaho gusa, ngo bibe nka kumwe mu bashobora kujya kwadopta umwana akamwibaruzaho, ariko ntibabe bafitanye isano y'amaraso. Twebweho Imana yashyizemo n'isano y'amaraso, yashimye kuducungura iduhindura abana bayo, inaducunguye kugira ngo habemo n'isano y'amaraso tubabaye mu buryo bwuzuye. Hanyuma rero tugiye gukomereza aho ngaho. Uyu munsi n'ubundi turasoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere, urwandiko rwa mbere kuko rwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Nanditse ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Nifuje kwita cyane kuri ririya jambo rivuga ngo ubu turi abana b'Imana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Si ibintu byo mu nzagihe ngo tuvuge ngo bakundwa ubu tuzaba abana b'Imana, cyangwa se ngo tubiherereze mu gihe cyashize, ngo duhore mu buhamya bwa kera bw'ukuntu twahoze tubana n'Imana, ukuntu twahoze tugirana ubusabane, ukuntu oya, ni ubu ngubu, kano kanya, kino gihe cy'indagiye iki ngiki turimo. Ubu turi abana b'Imana. Ukwiriye kugaragaza ishusho yawe nk'umwana w'Imana. Ukubonye wese akabona kuri umwana w'Imana, akabona ko usa n'Imana mu byo uvuga, mu byo utekereza, mu byo ukora. Mbese ikuba umwana w'Imana, we bye guherera mu mateka ya kera, bye guherera mu buhamya. Umwana w'Imana muri byose, bose bakubone mu Imana. Muri aka kanya, uyu mwanya, aho uba bakubone mu Imana, aho ukora, aho wirirwa bakubone mu Imana, aho uvuka mu muryango iwanyu ndetse no mu nzira no mu baturanyi, bose bakubone mu Imana. Iki gihe cy'ubu ngubu bakubonemo kuba umwana w'Imana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Mbese bose bakubonemo umwana w'Imana. Imana tugirire neza. Yakomeje avuga ngo ariko ngo uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, uko tuzamureba uko ari. Imana tugirire neza. Dufite inshingano zo gusa na Yesu Kristo twambaye uyu mubiri, turi muri izi ntege nkeya z'umubiri wacu wa kimuntu, ariko si uku nguko bizahora. Hari igihe Yesu Kristo tuzerekananwa nawe mu bwiza budashira, tugahishuranwa nawe ubwo impanda y'Imana izabivuze, tukajya kubana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Tuzahishuranwa mu bwiza bwe bwose, natwe tuzagirirwa ubuntu bwo kumubona ari mu bwiza bw'ubumana. Nkukumbuje icyo gihe, nkukumbuje kuzabana n'Imana muri ibyo bihe. Hanyuma rero gusa na Yesu Kristo bitangirira aha ku isi. Yerekana ishusho ya Kristo, use nawe mu byo ukora byose, kuko umuntu udasa na Yesu Kristo ubu ngubu ntabwo azasa nawe umunsi impanda y'Imana izabivuze, ubwo Yesu Kristo azabaje gutwara abe. Abantu basa n'Imana ubu ngubu nibo n'ubundi bazayishiranwa na Kristo muri ubwo bwiza bwe bwose. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Mukundwa, ubu uri umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana ni uyu munsi, ntabwo ari ejo hazaza. Kuba umwana w'Imana ntabwo ari ibyo mu mateka, ahubwo turi abana b'Imana ubu ngubu. Ibyo uvuga, ibyo ukora, imibereho yawe bigaragaze ko uri uw'Imana koko. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.